Ni umupapa ni umubyeyi yitwa Sam, yari amaze rero iminsi itari mikeya abonye inzozi cyangwa se agize inzozi zo kujya hanze mu Burayi mu mahanga, ndetse izi nzozi yazigize kimwe mu nkingi zari guhindura ubuzima bwe, umuryango we ndetse n'ababyeyi be, ariko ntabwo yamenye neza yuko kwari ugutaha. Ibi ngibi byasobanuraga urupfu. Izi nzozi yazibwiye umudamu we, amubwira yuko agiye kujya mu Burayi, agiye kujya hanze kandi ko azatindayo nk'uko bigenda, ariko yifuzaga kubanza gukemura kwita ku buzima umuryango we wari ubayemo. Yabonye izi nzozi nyuma y'uko umubyeyi we nawe yabonye inzozi zikanganye ziteye ubwoba. Umubyeyi we yaje kubona inzoka ivuye mu ruzi iraza, yikubita ku murundi w'umuhungu we maze yinjira mu igufwa. Umubyeyi agiye kuyikubita inzoka irirukanka. Uyu musore nawe yaje kugira izindi nzozi, abona inzoka mu nzozi irimo kumuruma, hanyuma abyutse afata kwahugura inzoka yariye cyangwa se yarumye, aguteruye biranga. Yaje guhamagara mama ati mama nsengera, gusa nyina nawe yari yarabonye inzozi y'inzoka, abwira umuhungu ati mwana wanjye nabonye inzoka ikwangiriza igufwa, senga cyane. Mbaye ikaze mwese rero abakunzi bacu, abadukurikira kuri Urgent Update News. Nshimira mwese mwakoze subscribe, ndetse mbwira ngo nawe urimo kumva kino kiganiro, niba utarakora subscribe nakubwira ngo kora kuri subscribe rwose, kugira ngo ibiganiro byiza, ijambo ry'Imana, amakuru agezweho ujye ubona 5 kuri 5. So ntusige udakoze subscribe, udakanze kuri subscribe iri aho ngaho hasi. Ngiye kugaruka ku nzozi zikomeye ziteye ubwoba zabaye kuri uwo mugabo Sam ndetse n'ababyeyi be. Mbabwire uburyo umuntu abona inzozi ziturutse ku Mana, hari izivuye kuri Satani. Mbabwire n'imbaraga z'inzozi mu buzima bw'umuntu cyangwa se mu mubano w'umuntu, cyangwa se ku bijyanye no kurangira k'ubuzima bw'umuntu. Ndabanza mbereza urugero ruri muri Isaya 38, aho Imana yoherereje umuhanuzi. Tuzi yuko Isaya king cyangwa se umwami Ezekiya yararwaye cyane agiye gupfa. Imana imubwira yuko rero rwose igihe cyo gupfa kigeze, agomba gusukura mu nzu, akihana, akitegura ko agiye gupfa. Ariko Ezekiya yaje kubyumva, arasenga cyane, atabaza Imana. Imana yohereza umuhanuzi Isaya aramubwira ati genda mubwire ko amasengesho yumvishe, mwongeye iminsi yo kubaho. So ni ukuvuga ngo rero uyu mubyeyi wa Sam yabanje kubona inzozi z'inzoka yari ivuye mu ruzi ije kurya umuhungu we. Abwira umuhungu ati mwana wanjye senga birakomeye. Umwana arasenga. Umwana nawe aza kubona inzozi z'inzoka yaje iramuruma. Mu gitondo abyutse mva kuguru kwaremereye, yarwaye, ariko ntabitindaho, arasenga n'umuryango we. Uyu mugabo yakundaga umuryango we kugeza ubwo rwose uyu muryango we wabagaho mu masengesho, utegereje ko Imana izahindura ubuzima. Yaje gufata umwanzuro wo gushaka moto kugira ngo ijye imufasha gushaka imibereho y'umwana n'umudamu we, umuryango we. Ariko ntiyarazi ko iyi moto agiye gutwara ari ryo gare rizamugeza ku rupfu cyangwa se rigiye kumutwara. Nyuma yo kubona perime rero ya moto, yabwiye mama ati mama nabonye perime. Nyina arishima, ariko nyina amubwira ati mwana wanjye moto izakwica. Ariko umwana ati mama wigira ubwoba, ntacyo nzaba. Nako byagenze rero, yaje gukora impanuka ya moto iramwica. Hari abantu benshi mufite inzozi murota n'ubutumwa bagenda babwira ati Imana izakujyana hanze, uzajya hanze gutya na gutya. Abandi bakaruta bagiye mu mahanga. Mfite ubuhamya bw'inshuti yanjye, yabwiye mama ati mama ngiye kujya hanze, niba nshaka kujya hanze muri iyi minsi kandi ntabwo nzagaruka vuba, nshaka gusezera sheri wanjye. Uwo munsi uwo mwana yari apfuye, yakoze impanuka ya moto. Iyi moto yagonganye na hoho, imodoka iramwica.
ku myaka 23. So ni ukuvuga ngo rero icyo nshaka kubabwira ni uko hari inzozi turota ariko ugasanga izo nzozi zigiye guhindura ubuzima bwacu cyangwa se zigiye kwangiza ubuzima bwacu. Ukwiye kumenya bino bintu bibiri: ijwi ry'Imana ni irihe mu nzozi, irya Satani ni irihe mu nzozi. Ijwi ry'Imana rikumara ubwoba, riraguhumuriza, rikubwira gusenga, rikubwira kwihana, rikubwira ubutumwa bwiza, kandi rishaka kubwira ko nanone ugiye guhura n'urupfu imbere. Igihe cyose ubana n'Imana neza iraguteguza. Ijwi rya Satani ryo mu nzozi rigutera ubwoba, rigushyira mu gihirahiro, rikuzanira urupfu, mbega ntabwo umenya ikintu icyo ari cyo n'icyo bisobanuye. Mu gihe Imana yo hari byinshi kubwira ikanagusobanurira. So Satani atubwira mu nzozi, n'Imana ikavugira mu nzozi. Tugwiye gusenga cyane kugira ngo tumenye neza icyo Imana itubwirira mu nzozi. So bifuje kumeza kumererwa neza. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane.